dukore mu buryo tuzaba dukora n'abatekinisiye nta gihunga kizaba kiriho, hazaba hari umwanya wo kongeramo abakinnyi kandi hakazongerwamo abakinnyi ku myanya ikenewe. Kuvuga ngo dufite abakinnyi bagera batagera ku 10 bafite amasezerano, ubwo ni ukureba muri abo bakinnyi abo tuzongeramo bazaba bari ku yihe myanya, kandi noneho bikazaba bikorwa n'abatekinisiye. Dufite directeur technique, dufite umutoza ufite amasezerano, ufite gahunda yo kubaka ikipe y'igihe kirekire kirambye atuje, nibwira ko ubu bizagenda neza. Hanyuma abavuga ngo ya mvugo ya Rayon Sports ifite abakinnyi b'abaswa, ubu aka kanya igiye gucika no ku buryo abantu bizera ko kuba bafite ikipe ikomeye. Harimo icyizere ko nta gihunga kizaba kirimo, ngaho twagiye twongeramo abakinnyi byabaga ari mu gihe gitoya, kandi twongeyeho n'abakinnyi tugiye dukurikirana neza tumenye imikinire yabo byari byo kugira ngo twongere ibibazo turangiza, kandi abakinnyi bese twongeyemo ibindi baragisha bivuze yuko igihe kizaza no dufite abakinnyi b'igihe kirekire. Kwizera muramugumana ko bavuga ko bigoranye n'ibiganiro. Ni iriya somo mukuye muri umwaka w'imikino, ni iki kigiye gukosorwa? Isomo dukuyemo ni uko ibintu byose tugiye gukorana no mu buryo buri professionnel. Niyo mpamvu mwagiye mubona nk'uko nahoze mbivuga twongeramo imbaraga uko bwije uko bukeye. Niba dufite directeur technique, tuba dufite umutoza ufite amasezerano, nibwira ko n'ubu ngubu ibyemezo bizajya bifatwa n'abantu nk'abo ngabo, noneho n'abandi mu nshingano zabo bakora inshingano zabo nta byo kuvangira. Kuvuga ngo buri muntu inshingano ze aho zitangirira naho zirangirira, niyo mpinduka izaba irimo kugira igihe kizamuka.